Ubuhanzi ni kimwe mu bikorwa twese nk'abantu dukeneye kandi tunakoresha mu buzima bwa buri munsi. Mbere ya byose sinzi aho nahera mbasha gusobanura ibijyanye n'urugendo tumazemo igihe. Ngira ngo mugiye kubona abavandimwe twabanye guturuka mu ijonjora kugera aho batsinze, kugera ku munsi duhuye nk'umutoza wagombaga kubatoza na mugenzi wanjye nawe muri bubone Mutoni Saranda Olive. Twagendanye urugendo rurerure n'abana banshimishije cyane kuko byarenze iby'ubutoza, byarenze iby'ubujaji, tugeraho turi mu bucuti, turi mu muryango bishingira ku bushobozi buri umwe yifitemo. Ndi umuto wo gutumanyira nkesha mutoro twe nkabinyangisha izindi kwera nk'abajuru ritagereje ne baranze n'inge kamena bihu. Amazina yanjye ni Uwanyirije Josiane, nkaba ndi umwe mu batsinze muri Ati Rwanda icyiciro cya gatatu, nkaba maze amezi 3 mfata amahugurwa twagenewe na Ati Rwanda nk'abatsinze, tukaba twahabwaga na Siga Rwanda ndetse nanashimira cyane abakoci bacu harimo Rumaga na Salanda, ntibagiwe na Bana. Rero akaba ari ibihe byiza twagize cyane mvuga nzakumbura, navuga ko bibaye bike igihe kibaye gitoya bitewe n'ibintu twari dukeneye cyane, ariko ibyibanze twarabifashe. Ngo ntabwo tukiri abana bakambakamba bo twatumwa amazi. Rero nigiyemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo uburyo umuntu agomba gusiga ibisigo umuntu ashobora kumva akaba yakuramo isomo atagiye kwirebaho wenyine, akamenya ikintu gikenewe, kumenya igitekerezo cy'ingenzi umuntu ashobora kuvugaho gishobora kubaka umuryango nyarwanda. Biri mu bintu nahigiye. Nzinduke nzibukira imfura nzima no kuzurunga n'imvura urwo nafurebye nkarinda gufurika ngo rutaza n'uruhumbe bityo nkaba nduhombye. Nzinduke nzibukira umukuru mu bisonga nsembuye bagacya musanga n'ubasumba ni nawe zuba nsanze sinzigera nsireba basinga nzasinzira. Ubu sinzibukira imfura y'amaboko twashinganye akavumo y'akavuyo kavuza ubuhuha, yavogera urwo navomye karavumbaguza rugahinduka ivumbi. Ikindi nungutse umuryango, iyo hagize nk'umwe wasibye, iyo habaye nk'impamvu akaba umwe wasibye uko turi 8, turi 12 nkizemo n'abakoci bacu n'ubwo batajya banasiba, ariko mba numva hari icyuho cyabaye. Nigiyemo rero kugira urukundo cyane. Biratangaje kuba hari umuntu muri kwigana ukumva umufitiye urukundo, ukumva ushaka kumva ibintu yanditse bitewe n'umukuru baduhaye, kuvuga ngo mfite amatsiko yo kumva God, mfite amatsiko yo kumva Marceline. Abo ni bamwe mu bo twigana, kandi nkabashima ko hari ibintu byinshi nagiye mbigiraho. Navuga nka Muheto afite uburyo asigamo kandi acuranga bikajyana ukumva ni ibintu biryoshye cyane. Mwene Kibaba umusore wacu cyane, nkunda ukuntu yizihirwa iyo ari nko kudutaramira mu buryo bwo kuririmba. Ngwinyama ziranyerera ntiyo nawe wareke nyambazana akanyoni k'amabara oya wikange. Biri mu bintu namwigiyeho, ano umuntu w'umutaramyi ndamubatuye, bizaba zindiye muze mu murebe. Rero ndashimira cyane Ati Rwanda yo yaduhaye uno mwanya, nkashimira Imbuto Foundation by'umwihariko Madame Jeannette Kagame,
Imana igiye umuha umugisha rwose, yatubereye umubyeyi kudutekerezaho, yaba ari twe ku basizi ndetse n'ibindi byiciro bindi by'ubuhanzi. Nakavuze byinshi ariko ararekwa ntashira. Murakoze. Nitoreye agatama mu giteme ngomba kubera iteme isaha mu maraso, umutima utera usubiramo izina ryako, kanyutse ibitekerezo mu mutima kashinga intebe nyir'ubwenge n'ubugenge bwiza bwasaze hose mu bworo bw'ikirenge. Iyo turi twembi mwita icyaremwe, njye ndamukunda rwose nyir'uburanga burangaza intyoza zikarandaga umutambuka, abasaza bagahindukira abana bakavugiriza ndere y'ubwiza mu maranyota, tanura ry'urukundo ngomba kota, uwabara uburanga yamuhonga amagana. Ndubuheta budatamye nkubita ikubita ibiraramye kizihira abataramye, ndi igisare gisaritse ubusizi iyo nsigabanye iti gisazi nagaritse agasore k'akanyaza buraho banyeza nk'umusizi, nitwa igisumizi ndicyo nka ruganzu cyangwa gatsinzi. Njye nitwa Gadi Muhita imirasano y'abatigera abagabo muto utari gito, ndi umwe mu batsinze muri Art Rwanda icyiciro cya 3 mu gisata cy'ubusizi. Twari tumaze amezi 3 mu mahugurwa twoherejwe mu na Art Rwanda tuyakorera aha muri Siga Rwanda. Rero ayo mezi 3 twakoreye amahugurwa hano muri Siga Rwanda nayungukiyemo ibintu byinshi cyane. Ndavuga ibintu 3 by'ingenzi ari byo nungutse. Icya mbere nungutse abantu, kandi buryo iyo hari abantu ibintu biba biri hafi aho. Nicyo nungutse abantu, nunguka abavandimwe bisanzwe, inshuti cyangwa se abantu bamfasha muri uru rugendo rwanjye. Icya kabiri nungutse ubumenyi, kuko hari ibintu byinshi nkaho nize kera, umuntu yenda kandi ati uriya mwana ni umusizi, akambaza n'ibintu byinshi ntazi, yenda nkabimubwira nazi kubisobanura, ariko muri ibyo ubu bike namusubiza namenya no kubisobanura. Icya gatatu nungukiyemo, nize gukorera hamwe cyane kurusha uko naba njye mwihugiraho. Tugakorana nka bagenzi banjye kuko imikoro myinshi dufite muri Siga Rwanda niyo ndi kumwe na bagenzi banjye. Icya kane nacyo reka bibe ngombwa ko nyirenzaho, nize kuba njye. Urareba mu busizi hari abana benshi baba bazi ko gusiga ari uguhinijwe inka nuza, kandi burya ubusizi ni wowe. Ubusizi ni ukuvuga ntabwo bisaba kujya kubireba ahandi. Nize kuba njye nkakora ukwanjye, ari nabyo nyine bituma uba wowe kurusha uko wajya ku bundi. Ikindi navuga, nashima Imbuto Foundation binyujije muri Art Rwanda. Ni ababyeyi cyane kuko bamuje n'abantu nari kuzageraho bigoranye. Urareba nka Saranda nakuze mbona kuri televiziyo, na Rumaga bibuko, yenda ubwo ndavuga ngo nakuze ntabwo banduta cyane, ariko buryo umuntu mureba cyane biba nk'akamenyero ukumva. Navuga ko badukoreye ikintu gikomeye cyane kuba baraduhuje n'aba bantu ko ari babiri, kandi ntekereza ko batugejeje no ku bintu byinshi, na n'ubu turacyari kumwe. Murakoze. Murakoze. Ngize amahirwe yo guhura na mama w'igihugu. Icya mbere namushimira, kuko uko naje muri Art Rwanda nasanze byose byuzuye, nta na kimwe namukuramo amanota. Namushimira, nkasaba n'Imana ikamuha amaboko agakomeza n'ibyo nta kindi. Icya mbere ubundi navuga cyamuje n'abantu n'ibintu biri hafi aho. Icyo mwari mukomojeho cyuko nabyo bitangiye kudutunga, bitangiye ntabwo byaba byeruye, ariko burya ngo izaba inuzibona ikigize ukuntu. Ariko icyo navuga, ibi bintu uko bisa kose hari ikintu bizabyara, ntabwo ari aha gusa. Igihe nkigera hano muri Siga Rwanda nasanze abantu bose bandusha, kuko buri wese afite umwihariko we mu buryo akora ibintu, kandi ntabwo wandusha kuko mfite umwihariko wanjye, nanjye sinakurusha kuko mfite umwihariko wawe. Nasanze rero abantu bose bandusha cyane, icyo njye nakoze ni ukubigiraho iyo myihariko yabo, nkashaka uburyo nkuriramo kamwe nkagashira iwanjye gutyo. Ariko kuri icyo ho nasanze abantu bose bandusha. Murakoze cyane. Ubuhanzi ni kimwe mu bikorwa twese nk'abantu dukeneye kandi tunakoresha mu buzima bwa buri munsi. Umuhanzi kandi ni umwe mu bakozi bihanganira ingorane zituruka ku mwuga w'ubumuntu, arizo umuntu yakwita risque du métier, zirenze kenshi iz'abandi twese duhura nazo. Iyo yicaye agafata umwanya
wo kwandika, kuririmba, gushushanya, gutekereza umwenda wakundwa n'ibindi, ntabwo aba yizeye yuko muzabikunda. Nyamara ntacika intege, arakomeza kugeza arangije igihangano cye, kugeza ubwo cya gihangano kigera ku rwego rushimishije. Ukuri twese tuzi ko kandi kubabaje nuko ibyishimo by'umuhanzi bisa nk'ibigenwa natwe. Dushobora kunezezwa nuko yahanze cyangwa se ntibinadushimisha. Ibi simbivugira kuvuguruza umuco mwiza dufite wo gushima no kugaya, ahubwo ndagira ngo dutekereze ku muhanzi nk'umuntu nkatwe ugira amarangamutima yo kwishima no kubabara muri we. Ibyishimo rero tugira iyo twumva, dusoma, tureba cyangwa se dukoresha ibihangano bahanze byakwiye kujyana n'uko tubafata kandi n'uko tunabafasha. Abasobanukiwe iby'amateka kundusha murabizi, ubuhanzi ni kimwe mu bigize umuco wacu guhera no mu Rwanda rwo hambere. Imyigire, itumanaho cyangwa kumenyekanisha amakuru, imibereho ya buri munsi ndetse no guhererekanya ubumenyi hagati y'imiryango, byose byakorwaga hifashishijwe ubuhanzi. Mwese muzi impanuro zumvikana mu migani yacu, muzi uko ingimbi n'abangavu bigishwaga haba mu rubohero cyangwa mu itorero. Muzi kandi ko ushinzwe kumenyekanisha amakuru yajyaga ku musozi agakoma ingoma, agabwa gukubita ingoma, agakoma ingoma, kandi buri wese akaza kwakira ubwo butumwa nk'uko bwoherejwe. Kuba rero twifitemo ubuhanzi bufite isoko mu muco wacu ni imwe mu mpamvu ikomeye yatumye hatekerezwa ko umuco n'ubuhanzi byaba mu mirimo imwe ikwiye kwitabwaho mu kuzamura ubukungu bwacu no guha urubyiruko akazi, nk'uko abambanjirije muri RDB na Minisitiri wa Commerce babitubwiye. Turashimira rero minisiteri zifite mu nshingano guteza imbere umuco, ubuhanzi ndetse n'iterambere ry'urubyiruko muri rusange, zabonye ko Imbuto Foundation ishobora kuba umufatanyabikorwa mwiza. Apusha nubwo ndurutubi ndekibaju ndigitse sobanza ari nge baririmbiye tutashaka pizza, ndi nk'iyo ndirimbo nabyirutse ibyinitse, ndi bwiza butihongagwa inzabya n'uturingo tw'imirimbo, nge ndi naturere gusa. Noneho ndaseka ukagira ngo ndabakuye, nigiye n'ingendo ibasaza, asha nge ndi nk'umuhungu yemera cyane cyiza namutereta. Ariko se bana bama ndabashutse, waba winjiza ngahe yabasha kunshitura? Umva nge sinterateka. Ndi wa mukobwa wavutse ababyeyi bitwa niyo kuko n'amoko ibyera mu muryango, nge sintera ndaterwa n'intendanesha, ndi umuhanga urangwa n'amahanga, simva kwizima y'imitsama ku ntsinzi, kuko zishaka gufata ibyo mbonye ibyo mpanga n'impano nge ndabizi ndipfuzwa. Ndi umukobwa ufite icyerekezo, iningwa yanjye ni cyana cyiza, kandi murabibona ko ndi cyana cyiza. Nanje mbere ya byose banje gushima nyine ku rugendo rwanjye rw'amezi 3, kuba nagiriye icyizere nyine bakampitamo muri Rwanda mu cyiciro cya 3. Iby'igiciro cyane, ntanibazaga ko byaba mu buzima bwanjye, bitewe nuko ninjiye irushanwa numva ko bitakunda, numvaga ko nta murundi cyangwa umurundi kazi yabamo, ko numvaga ari Rwanda. Ariko kubw'amahirwe nyine twagiriwe, kubwo kwisanga mu babyeyi bakunda abantu, batugirira urwo rukundo badushiramo, ni by'agaciro ntabona n'icyo ndabitura. n'ukuri mwarakoze cyane, mwaduhaye kwisanga, mutwereka urukundo tutakeka ahandi. n'ukuri imbere ya byose ndashimye kubw'urwo rukundo mwigirira. Urugendo rwanje ni rurerure kandi rwiza muri Rwanda, cyane cyane ku bakoci baduhaye bo kudutoza muri aya mezi 3 twagize. Baduhaye abakoci bacu beza cyane, bafite umutima w'urukundo byihariye, bitari n'amasomo bari bashinzwe kuduha gusa, ahubwo no mu buzima bwacu badufashaga cyane, cyaba ikibazo cyo hanze cyangwa cyo mu ishure, hose batwitaho. Mu myigire hose naho batubaye hafi, buri umwe wese ukuntu yaje yinjira muri Rwanda ibintu bye byose byagiye bihinduka.
hari urwego twibona ko tukabona ko dushoboye ariko twageze dusanga nta kintu twari tuzi bitewe nuko batweretse ko ibintu bikorwa atari ko twabikeka kandi natwe dusanga nibyo byiza byanagira n'umumaro benshi umumaro ukaba twanagiye tubona muri iki gihe gito twamaranye kandi kinini kaba twagiye tubona akamaro kagiye kabivamo nk'ibiraka bigiye bitandukanye cyangwa iki bitewe n'ukuntu batweretse ubumenyi bw'uko twokoramo ibintu bikagira isoko bikanagira n'icyo bitumariye bikanatanga message nzima ku uko twabikoraga urumva ni iby'igiciro cyane byerekana ko twabonye abatoza bazi ubwenge kandi badukunda baduhaye ibyo bari bafite nyine ntabyo kuturimita batubereye maso kabisa badukora ibintu birenze Imana ijye ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubitaho cyane hama nanjye ndashima nkashimira abo nahasanze abo twiganye sinumvaga nyine ko tuzahuza cyangwa nzisanga kubera ko nyine ndikava amahanga nabo ari abahangaha ariko nyine bambereye nk'inshuti magara bambera abavukanyi ndisanga ku buryo ntanabikekaga ahubwo ku buryo banaruta n'abavukanyi banjye si ukwigana gusa mbese byabaye n'ubucuti ubuvandimwe byose ibyo byose ndabishima shimye ko ubumenyi bwo tuhakuye burarenze hanze baraje batubone kabisa baraje batubone tuhavanye impano twari dufite ariko tuhavanye impano ikeye bagerageje kabisa ko bashoboye muri aya mezi bisa naho ari imyaka nk'ingahe ko bakoze cyane ndumva ari ibyo murakoze inzozi za mbere nayo ifite ntaragera ahangaha iza mbere zari zirimo guhura nawe rumaga numvaga ndabyipfuje numvaga ari umuntu atanansuhuza no mu ntoki ariko izo ni inzozi za mbere nagezeho izindi nazo numvaga narenga gukora ubusizi gusa nko kwishimisha nkumva nakora n'ubusizi bushobora kuba bwangaburira cyangwa nakora ubusizi bushobora kuba bwamenya n'undi muntu udashoboye kumbona amaso ku yandi ahubwo kaba nabukora nyine nakora amashusho nkasohora nkakora ibihangano byanjye bikaja hanze n'abandi bakabibona kandi ibi byose ndabona ni inzozi ngiye kuzageraho bidatinze bamvuzeho byinshi cyane ariko bibiri by'ingenzi bamvuzeho nshingiye kuri wowe koci n'abandi bana twiganaga bagiye bambwira ko ndi umupafoma mwiza ikindi naco ni uko bambwiye ko nkunda guseka cyane nyine murakoze nawe muraho mwamfura mwe dutaramye nukuri mbanje kubasuhuza Mungiye wiyongeze nkanja mbimbagwa maze nkumva nosatura urusenge ngo nagize Imana mba umunyarwanda nongeye kugira Imana mvukira mu Bukinanyana ni mu marembo y'amabanju ni mu gasozi kazamuka inkaka akamanuka imugeni muri Kirete niho nakuriye ndakica nkusi murakoze ni mwene kibaba mwamba foru karasijigije ritikanga umuhindo handi umutahira ariko cyane w'umusizi ndashimira rero leta yacu ati Rwanda mu Mbuto Foundation muri iki gihe cy'amezi 3 tumaze mu mahugurwa yabyo mbere na mbere ikintu nyishimira nuko twahuriye hano turi abantu batandukanye baturutse mu gihugu hose ariko twaje kungurana ubumenyi mu byo dukora ndetse nibyo ari byo duhurije ahangaha cyane ko twese turi abasizi harimo mu kumenya ibyo dukora cyane ikindi nshimira rero ndashimira n'abakoches baduhaye ibintu byiza bifite ireme kuko wasangaga twebwe dufite impano ariko tutazi uburyo ikoreshwa turashimira abakoches rero baduhaye batwigishije ibintu byinshi batwebwe tubasha kwibona ndetse mu buryo bwacu no mu buryo bwaduteza imbere uretse kubikunda bikaba byanatubyara inyungu muri rusange ikindi nshimira rero ni abantu twabanye neza hari uguhurira mu kintu runaka ariko hari no kubana nk'inshuti nk'abavandimwe ndabashimira rero abantu bose twamaranye muri iki gihe cy'amezi 3 cyabaye muri ayo mezi 3 ariko twubatse ikintu kizarema kurenga ayo mezi 3 murakoze ni bose cyane ko abarimo abo twabanaga twaturukaga hamwe ntago ari benshi ahubwo bose abantu twahuriye ahangaha ni abantu b'abahanga buri umwe wese mfite icyo namwigiyeho mu buryo bw'ubuhanga bwe mu buryo bwo uko akora ibintu uko abisangiza ni abantu b'abahanga ni n'abantu b'ingirakamaro kunguka guhura nabo
ngize amahirwe yo guhura na nyakubahwa Jeannette Kagame zaba ari inzozi zanjye ariko byaba ari n'ibyishimo kuko uko niyumvaga mbere n'ibyo nagezeho ni ibintu bikomeye cyane kuko nakuze nkanjye nkunda ibyo nkora nariyo mpamvu nabigiriyemo amahirwe numvaga ko ibi bintu nubwo mbikunda ari iby'abantu bakuru abasaza cyangwa se abandi bantu bakuru ariko nashimye ko natwe urubyiruko abantu batoya ayo mahirwe twayagize kandi akaba azatubyara inyungu mu kintu kiri imbere rero nabyishimira kandi ndanabyizeye ko bizaba kuko turacyakora kandi byiza. Murakoze cyane ikintu nakuriyemo ni connection no guhura n'abandi bantu bafite ubumenyi mu byo dukora nicyo kintu cyibanze kandi cyatuma ngera ku nzozi zanjye. N'ikindi nari nakivuzeho mbere ni uburyo bwo kunoza ibyo nkora bitari ibyo gukora ibyahozeho ahubwo nanjye ubu ngubu mfite ubushobozi n'ubumenyi bwo kurema ibintu byanjye kandi bigakunda bikagenda neza. Yewe se ubutarya burinanura no kudakunda birakenya njye singihumanye nifitiye akanyange njya mwita uw'ababyeyi kizizo kibanyura nasorekeye ku murata. Nyirakarako w'imbavu ndende kandi mwari urubereye n'uwaguhungabanya sinamwica ntamwokeje namwisasira yapfa adasambye maze ukabona ko ntagukunda bikina ahubwo umutima wanjye wari manganiye mu wawe. Uwababye koko ngire nte nkubwire nte kandi ngukunde nte ko imibagwa yabaye wowe igitaramo kikanzikwa wowe n'ukuri mpumureza njye ndagukunda. Nitwe Nogera Rwanda Shongore baririmba mu mihigo itagerura nkabimparirwa kurusha ndimwe mu ntore itera benshi kumwenyura. Umwana w'u Rwanda ndi mu mujisho isi nzata igiti ndurota mu nzozi ngakanguka ndwubaka kuko kuba imfura birambereye. Murakoze cyane nitwa Uwababyeyi Viviane nkaba ndi umusizikazi wagize amahirwe yo gutsinda irushanwa rya Rwanda ubuhanzi cyiciro cya 3 nkaba nari maze igihe kingana n'amezi 3 ndi guhugurwa na Siga Rwanda. Muri icyo gihe rero kingana n'amezi 3 nagize umugisha ndetse nakita amahirwe adasanzwe yo kuhigira ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo bintu rero nahigiye birimo kwishaka nkibona nkamenya neza ibyo nshoboye nkabikora neza mu buryo burusuko nabikoraga mbere ndetse nkiga no kubibyaza inyungu ubusaruro mu buryo bufatika ndetse n'ubudafatika. Nahuye n'abasizi benshi batandukanye baturuka ahantu henshi hatandukanye mbigiraho byinshi kandi byizambera akabando k'iminsi mu gihe kizaza. Si nibyo gusa rero uyu muryango mugari witwa Ibyanzu uretse no kuba abavandimwe ni inshuti n'abajyanama beza ndetse dufitemo n'ababyeyi ntabwo nabura ko bibasangiza. N'umugisha ukomeye rero kugira abantu nk'abo bakubera nk'ijisho wowe aho utabasha kureba. Ibyo ndetse n'ibindi ntavuze nibyo nshima nagezeho muri iki gihe cy'amezi 3. Munyemerere rero mfata umwanya wo gushimira ndahera kubategura iryo rushanwa rya Rwanda kuko ari naho nagiriye amahirwe yo guhura n'ibyo byiza byose navuze. Ndashimira Madame Jeannette Kagame we washyizeho ayo mahirwe akomeye ku rubyiruko nanjye nkisangamo by'umwihariko nk'umwana w'umukobwa nkabona urubuga rwiza rwo kugaragaza ko nshoboye nkabona urubuga rwiza rwo gutanga umusanzu ku rubyiruko bagenzi banjye ku muryango nyarwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Ndakomeza rero nshima n'abayobozi ba Rwanda batubaniye mu gihe tumaranye cyose batubereye imfura mu buryo bugaragara ndetse n'ubwo bitari byoroshye batubereye ababyeyi. Ndakomeza rero nshima abatoza bacu twabaranye muri iki gihe cy'amezi 3 bakoze byiza kandi byinshi baraducuze nihereyeho ku giti cyanjye bangize uwo inzozi zanjye ubu mpagaze mu nzozi zanjye ndi gukora ibyo ntigeze ntekereza kandi ngiye gukora nibyo namwe mutigeze mutekereza. Ndabashimira rero bakoci bacu kandi twizeye neza ko ahasumbye aho duhagaze muzahatugeza kuko mudufasha akaboko. Ndashimira n'abavandimwe basizi bagenzi banjye twagendanye muri uru rugendo nukuri bambereye nk'akabando nicumbye muri aya mezi 3. Nta rungu nagize aho nakeneye inama barazimpaye naho babonaga nzikwiriye ntazibasabye aho ntarindi barahambereye bagiye bambera ugutwa aho ntarindi mbese ibirenze ibyo ngibyo
mbasabiye umugisha utagabanyije. Murakoze cyane. Ntabwo bari bazi ko nganira ku rwego babibonyeho, ariko baje kumbonamo iyo mpano yo kuganira cyane. Buri wese yambereye isomo. Buri wese yambereye isomo, mfite icyo namukuyeho kandi kizangeza ku kindi kiruseho. Murakoze. Ese umukobwa ateye ate? Mpere kuri wowe uteye ute? Ndavuga cagihe uri wenyene uri muri dushe wiraba mu ndorerwamo worosha umubiri n'utuvuta, mbwira ubona uteye ute? Notangura mbibwira rero nk'umuhungu w'abantu atavukiye ubuhumbu nukoresha babiri mu ngano ndi mutari ku mukibano sindi gito. Jerime natemberana ntembagaye kumanga Imana irazitikira kibondo. Itikira mwana muto baboneye izuba babonera karanga kivumbiko ca sekuru yasize avumbitse umwana w'ingabirano ndatora ndarahura ndadomeka ndacana umuco kwira hose. Nitwa David Ndagijimana, iritazirano ni no stress. Iyo umamagaye no stress nitaba Rudahunga umugabo umuganda w'amacumu, wampamagara umuganda w'amacumu nkitaba no stress. Ndi umurundi ariko uyu munsi mbaruza mu nkambi ya Mahama. Ndi umwe mu bagira amahirwe yo kwitabira irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya gatatu, biza kurangira ndanaritsinze, nkomeza muri aya mahugurwa twari tumazemo amezi 3. Rero muri aya mahugurwa nizemo ibintu byinshi cyane, kuko ndibuka mbere yuko ndayitabira naratekereza ku gisigo nyine nkapfa kwandika, ariko ubu ngubu nyuma y'amasomo twahawe ni ukuraba igitekerezo gifitiye akamaro rubanda nawe ubwawe. Rero nizemo imitekerereze y'uburyo ibisigo byandikwa. Ikindi hanje nk'umurundi ntago narinzi amwe mu mateka y'u Rwanda, ariko uyu munsi nshobora kuvuga nk'abami bagiye bayobora u Rwanda. Ayo ni amasomo nize kandi numva nahora nifuza kumenya, kuko kuba mu gihugu utazi amateka yacu nabyo numva ko nyine ari imbogamizi kuri jewe. Ikindi ndashimira cyane abakoca baduhaye nyine twari kumwe. Ndashimira cyane Junior Rumaga, baduhaye umukoca w'inararibonye muri no kariyeri y'ubusizi. Ni umuhanga pe, kandi amasomo yampaye uyu munsi nanjye ndi kumva ko ari amasomo agiye kumfasha gukora ibihangano nifuza gukora bizokundwa n'abantu. Ni ikintu numva nishimiye cyane, ahubwo nshimira cyane nyakubahwa Madame Jeannette Kagame kuba yaratekereje akavuga ati ntabwo ari abanyarwanda gusa bafite impano, nimba dufite abandi bana bava mu bindi bihugu bitandukanye nabo reka turabe ko iyo mpano bayifise, then akatugirira icyizere tukajyamo. Ni ikintu nyine mushimira cyane pe, bivuye ku mutima. Mvuze ngo uwo mbona ko andusha ni uwo ndusha nawe akandusha. Ni ukuvuga muri make twese jene nagiye mbona buri muntu wese afite umwihariko. Buri muntu wese afite umwihariko uburyo aturamo ibisigo byiwe. Rero nyine ntabwo navuga ngo uyu ngo ni umuntu andusha, ahubwo uwo ndusha ni wandusha. Ngendeye ku bintu twize, ni ukuvuga bitewe n'ukuntu nyine twagiye tubona amakonegisiyo atandukanye, ntekereza ko namaze kwiga uburyo nakora ibihangano ejo nashyira ku isoko. Ni ikintu ngiye gukoraho cyane bitewe n'amasomo nakuye muri aya mahugurwa. Uwanje manza ari uyu munsi pe, abimba babaje abanyikorera barihembishure ntarigendera ntazosangukira muri aka gasibisiga bikansakuranwa nzira gushaka akazi mu muji ntazi ko umujugira bawe tukivamo, ariko nikituvamo. Njye rebero ry'abakobwa kamere yanjye zirana n'agakungu, nta mubano ngirana n'imbura mukuru ndisobanukiye sinsamara, sinibanga kwandagara mbiza urunuka inkwano nk'inka n'inyana zazo kuko ndubikuye mu rwa Gasabo. Ibibero byabasha bo byibarutse nkabikibaye iwanjye atahingamo ngo arumbye, zigama ibanga ntabwo ndi biri hanze wanjye sinamuteza rubanda. Nitwa Abayisenga Marceline, nkaba ndi umusizi, nkomoka mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi. Ariko kandi usibye kuba umusizi ndi n'umunyamahirwe, umwe mu batsinze amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi ya 2023 2024. Nkaba maze amezi 3 twihugura mbana na bagenzi banjye twiga.
hari byinshi nahungukiye kubana na bagenzi banjye, hari ibyo nabigiyeho. Nungutse ibintu byinshi, nungutse uburyo umuntu yiga igitekerezo cyo kwandika mu buryo bwa gisizi, uburyo ukinjiramo n'uburyo usoza. Yego, ibyo nungukiyemo ni byinshi, ntabwo nabimara ku rutonde. Nkaba bishimira Imana bwa mbere, kandi nkaba nshimira na Siga Rwanda yabashije kudufasha ikatwungura ubumenyi. Ndabashimiye, bumve ko mbashimiye cyane. Nkaba nshimira na Madamu Jeannette Kagame wabashije gutekereza gushyigikira impano z'abantu batandukanye muri rusange. Usibye n'abasizi, hari n'abandi bafite izindi mpano. Nawe ndamushimiye cyane, byampaye kwitinyuka, numva ko nshoboye ariko kandi nshobotse. Ntekereza ko ni byinshi. Nkaba nshimira namwe mwese mutwereka ko mudukurikirana, mutwereka ko muturi hafi. Turabashimiye. Natwe kubw'iyo mpamvu tuzakomeza gukora cyane kandi gukora byiza. Twarenze kuba njye nka Mariceline, turenga kuba buri muntu ku giti cye, ahubwo twishyira hamwe twese uko turi 8 twabashije gukomeza turi ibyanzu cyangwa se ibigaruranzu. Tubasha gukorera hamwe, tugakora byinshi kandi byiza. Tuzakomeza kubibagezaho umunsi ku wundi. Muzarushaho kubona ko kutwereka ko muturi hafi, mutibeshye. Tuzakora cyane kandi twizeye ko tuzabishobora kubera ko turashobotse. Murakoze. Nta muntu ndusha, ariko buri umwe hari ibyo nagiye mbigiraho. Urugero nka Nadine, uburyo yitwara, uburyo avuga, uburyo atwara ibintu bye, nawe mfite uko ndamwigiyeho kandi kwiza. Ariko kandi buri wese agiye afite umwihariko kandi mwiza. Ubwo uwo ni uwari uje hafi, navuga nabashije kwigiraho. Yego, namwe murakoze. Ntari nahura na Siga Rwanda cyangwa se na bagenzi banjye nk'ibyanzu, nashoboraga kuba nakwandika nk'igitekerezo cy'igisigo nkacyandika uko mbyumva, kubera ko nta bundi buhanga nabaga mfite. Ariko nyine nk'uko nabivuze bwa mbere, twungutse ko uburyo ushobora kwiga igitekerezo cy'igisigo, hari itangiriro, hakaba hagati, hakaba n'umusozo. Nabashije kubyunguka, nyine byaramfashije cyane ku rwego rukomeye. Nzakora kuri byinshi bitandukanye. Tuvuge niba nakora igisigo cy'ubuzima, nshobora kugikora mu buryo butandukanye. Niba nakora ku gisigo cy'ibidukikije, nagikora mu buryo butandukanye. Nyine ndabashije kwaguka kubera ko intekerezo zabaye nini, ariko kandi nzabikora kandi neza. Ngaho nawe nyumvira, kuva umunsi wa mbere bahura yamurebanye indoro ishonga, ureye yuzuye ishozi. Undi agize ngo ashoze yizeye ko yashima yabwiwe, nyamukobwa mucutse ataranavuka ngo no, you are not my type. So how? Uwanjye mbese uraho? Hashize iminsi ntaguheruka ngo numve ihobe rivuze akamo, nanjye aho ndi nteze nk'inyambo ngo ugwe mu byano tubunye ihobe mbone gutuza kuko nkubonye. Ndi Umuhoza mukunda u Rwanda, amazina yanjye nitwa Umuhoza Nadine. Mbega igihengo kiraba gitoya. Ndi umwe mu batsinze muri Rwanda ubuhanzi koti ya 3. Nkaba narindi muri incubation imaze amezi 3. Ariko imbanye igihe gito cyane kuko nari mfite byinshi nshaka kwiga kandi nari ntariga. Byinshi maze kwiga biratangaje cyane kuko uyu munsi nta nsanganyamatsiko n'imwe inteye ubwoba. Zose nazikoraho kandi mu buryo bwanjye nk'umusizi.
nahungukiye inshuti Juru, Gadi, No Stress, ni benshi uko turi 8 turarenze ariko nabivuga. Ndashimira by'umwihariko umuyobozi wa Imbuto Foundation ndetse na Madame Jeannette Kagame kuko uyu munsi kuba turahangaha niwe tubikesha. Ikindi ndashimira abakoci bacu, Coach Rumaga na Coach Salanda kuko njye mbura uko mbivuga badufashije ikintu kigari cyane ku buryo numva ku bwanjye batanyemerera ko ngenda ahubwo twakwigumanira. Juru namwigiyeho byinshi yaba uburyo yabanye natwe muri rusange ndetse n'uburyo yambaniye. Gadi mwigiraho uburyo umuntu yatura igisigo ariko anacuranga anaririmba, afite ikintu gitangaje cyane. Ntago ari umwe ariko nijya kuvuga abandusha habanza Umuhoza, hanyuma abandi bari buze bakurikiyeho ntago ari umwe, ndavuga 2. Uwa mbere ni Icyana Cyiza, mwese ntekereza ko mumaze kumumenya. Nkunda uburyo acting, uburyo akina igisigo niko nabivuga. Hanyuma ngakunda Juru uburyo aturamo ibisigo, ndabikunda cyane. Ariko reke nawe nkubaze, ni gute cyo bikakubabaza ukarakara hafi kundasa ukanuka ngo dore uko gasa ngo wamenye nambara mukasa? Ariko vuga bwije dutahe. Thank you so much. My name is Mutoni Salanda Oliver. I'm a poet and even an actress. So on behalf of Siga Art Rwanda, it was a great honor to have been the coach of these participants who won Art Rwanda 3rd edition competition. So during 3-month program of mentorship, we have done a lot, of course, and I'm so proud and happy of each step the participants took. Their dedication, their growth, and courage to proceed have been etched to my memory. So secondly, I would like to thank Her Excellency First Lady and Imbuto Foundation for giving us this great opportunity for us to learn, to grow, and even to show us our talents. So last but not least, I would like to appreciate people who have supported us since day one. So the journey is beginning. We have a lot to achieve. All we are asking you is to be with us because there is a lot we are keeping in store for you. Thank you so much. God bless you. Of course, I didn't face many challenges during this 3-month mentorship program, but of course there is some few, but I'm going to highlight one. As a coach, there is guidelines where you want your participant to be into. So sometimes I was harsh to them, I was rude, and I could be judging myself. Oh, maybe I said bad words. Are they hating me and all of that? So I could be judging myself. I think that's maybe the challenge I faced so far. It was my first time, of course, to be, I think, the coach. So being into this community, it is one of the memory in the books. I loved each participant. It felt home, like attending sessions, dancing, culture dance. You know, I'll always miss these moments because they made me feel like I'm at home. It's not an easy question because all of them are my favorites. They are different in any way. Everyone has his or her creative way. So all the participants on my behalf are my favorites because everyone knows to do this and this. They're so innovative, they're so challenging. Everyone are my favorites. Thank you. Umwana wese uri muri abangaba nuwatsinze muri Art Rwanda ubuhanzi muri iyi cohort iheruka. Mumfashe tubaha amashyi. Niba bashobora kugira uruhare rwo kurema abana nk'aba ngaba bivuze yuko icyo kintu kiramutse kirambye ni impamo ya Mungu, inzu yatubana ntoya kandi dusibiye none kuko nzi ko ibyo bintu bari bubikomeze.
mwagiye mwumva mu ningwa zabo dufitemo wa Nyirijuru Nyange irusha izindi kwera, dufitemo Umuheto Mirasa n'abategera abagabo, dufitemo Mwene Kiba, dufitemo Viviane, dufitemo No Stress, dufitemo Marceline. Ni abana 8 ukinze bose bafite ubushobozi bw'uko buri umwe yatanga ibya buri umwe. Rero mbere ya byose ndashimira igihugu gitanga umutekano muri bose, cyane cyane nkashimira madamu Nyakubahwa Jeannette Kagame, umufasha wa Perezida wa Repubulika, wagize igitekerezo cyashingiye nyirizina ku Mbuto Foundation, ifasha abantu benshi haba mu bijyanye n'ubumenyi, mu bijyanye n'inkunga, by'umwihariko kuri initiative yashyizeho ya Art Rwanda ubuhanzi. Bigeze kubabwira ko nari umuhanzi, ngira ngo once an artist you are always an artist. Ni kimwe mu bikorwa bikwiye kubungabungwa, bikwiye ko guhabwa amaboko, bikwiye gushyigikirwa, kuko twagiye tubonamo impano nyinshi zagiye zikuriramo, uretse kuba zakwitunga no gutunga imiryango yazo, zikaza zikanatunga igihugu. Rero turashimira by'umwihariko uwo mubyeyi, ariko cyane tugashimira amubera mu ruharo. Twakunze gutebya abantu twabanye muri runo rugendo, ntabwo wapfa kumenya umuto n'umukuru mu mbuto, kuko bose bafite ubupfura bungana, yaje ari muto yaje ari mukuru, ubona kubaha nkaho mungana cyangwa yuko wanibeshya kumuruta. Turashimira ubwo bupfura mutoza abantu banyu, yewe baranabutora. Ntitwabura kandi gushimira ibisumizi. Ibisumizi benshi bahazi nko kwa Riderman, ni hamwe mu hantu twakoranye mu gihe cy'amezi 3 ashize. Twagiye twasurwa n'abantu, twagiye dushyigikirwa nabo, twagiye duhabwa umwanya nabo. Ni bamwe mu bantu bagiye batwereka yuko igisabwa cyose kugira ngo impano y'umwana w'umunyarwanda, impano y'umwana w'umunyarwandakazi ibashe gukura. Navuga byinshi, ariko byose ndabicukiriza kuri iki ngiki. Nasabaga kugira ngo niba ari bikunda igikorwa nk'iki ngiki kigire byinshi bigishyigikira, ntitubone Art Rwanda ubuhanzi gusa, ahubwo tubone n'ibindi bishobora kuza gushyigikira impano, yewe tugende tuninjira mu ngeri zabyo. Niba Siga Rwanda ishobora guhabwa umwanya n'amahirwe yo gushyigikira abasizi, abandi bagahabwa umwanya n'amahirwe yo gushyigikira abaririmbyi, abashushanyi, tugiye tunabona amarushanwa ya buri ngeri, burya ntekereza ko byakura kuruta. Babikomojeho ariko basa n'abihitira. Iyi cohort ya 3 yaduhaye andi mahirwe yo kurema umuryango twise ibyanzu. Bihereye none tugiye kujya tubataramira bitarambirana, bishobora kuba mu kwezi cyangwa muri 2, ariko tuzadutegura nibura bino bintu mwabonye, bino bintu mwakunze, tujye tubihozaho mu bikurikire nibura ngaruka kwezi cyangwa ngaruka amezi 2. Mwarakoze namwe Banyarwanda, namwe Banyarwandakazi kudushyigikira. Tugenda tubibona ku mbuga na za Nyirakabugabuga, iyo tuvuze iki mutubaza ngo twavuga ngo mukatubaza muti ute, twavuga ute mukatubaza Umva. Turahangaha kugira ngo tubanezeze, namwe twizere yuko umuganda wanyu muzi. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Ndi Rumaga nseka nabo, umpamagaye Rumaga, yitaba u Rwanda ruzira umwaga. Muri kubyumva nicyo ku buryo buri emotion na buri kintu izajya ijyana akavuze kagahura na to uri muri akavugiraho. Twagiye